ntabwo nibwira yuko ushobora kuvuga ngo icyaha cyo kwica ntabwo muri Amerika ari icyaha. Icyaha cyo kwica ntabwo muri Amerika ari icyaha. icyaha cyo kwica. Sinzi niba ibintu muri kubyumva neza. Uyu ni Murangwa Faustin, uzwi ku izina rya Bismarck, benshi tumwita Bismarck, amaze imyaka irenga 15 mu rugaga rw'abavoka. Hano twarimo tuganira mu kiganiro mubaza ku bijyanye no gushyira urubanza mu muhezo, ibijyanye no gushyira umuntu ufite ubwenegihugu bwo hanze yari mu Rwanda agakora amakosa cyangwa agakora ibyaha bigenda bite gukurikiranwa. Ariko ambwiye ijambo rikomeye cyane, sinzi niba ibyo ndi kumva namwe muri kubyumva. Arimo arambwira ku rubanza rwa Muchoma ndetse na Barafinda Sekikubo Fred, bararegwa, mu byo baregwa harimo icyaha cyo kwica. Ntabwo ari biriya byo by'ibiganiro twagiye twumva, bishobora kuba ari intandaro, ariko harimo n'icyaha gikomeye cyo kwica. Ongera wumve. Ntabwo nibwira yuko ushobora kuvuga ngo icyaha cyo kwica ntabwo muri Amerika ari icyaha. Icyaha cyo kwica. Aha nari mubajije ngo ese kuba wenda Amerika, kuko twumvise ko ambasade ya Amerika ishobora kuba irimo isaba ko yafungurwa cyangwa se bakurikirana urubanza, tukavuga tuti se umuntu ufite ubwenegihugu bwa Amerika cyangwa ufite green card, kuba ambasade ije mu rubanza ntibishobora gushyira pressure ku rukiko rukaba rushobora gufata imyanzuro wenda yoroheje cyangwa rukajya in favor, rukaba rwakorohereza umuntu uregwa. Ambwira, umva ikibazo uko namubajije, ahita ambwira ati ntabwo nkeka ko ushobora kuvuga ngo icyaha cyo kwica, kuko nari mubwiye nti wenda niba ibyo baregwa byo kuri YouTube nk'uko abantu bagiye babivuga, ati baregwa ibyaha byo kuri YouTube, kuvuga ubwisanzure bw'umuntu bwo gutangaza icyo atekereza, wenda muri Amerika ho bitari icyaha, bigenda bitati. Sinkeka ko icyaha cyo kwica muri Amerika atari icyaha. Umva ikibazo uko namubaje nuko yansubije. Ntacyo bishobora gushyiraho pressure cyangwa ikindi cyari cyo cyose ku butabera. Rwose nibwira yuko reka dutekereze ko ari ibihuha, kubera ko ntabwo nibwira yuko ushobora kuvuga ngo icyaha cyo kwica ntabwo muri Amerika ari icyaha. Ngira ngo murabyumvise rero, icyaha cyo kwica. Reka mbahe ikiganiro cyose twagiranye, dukurikirane ikiganiro cyose uko kirambuye, uko twaganiriye. Harimo ibintu byinshi adusobanurira nk'umuntu umaze imyaka irenga 15 mu rugaga rw'abavoka. Hari amategeko menshi azingira ngo muramuzi, uyu Murangwa Faustin n'umwe mu bunganiye Kazungu. Hari ikintu yansobanuriye gikomeye, buriya iyo urubanza rushyizwe mu muhezo ni gute ubundi bigenda ngo urubanza rushyirwe mu muhezo. Icyo nicyo namubazaga. Ubundi si yo rumaze kujya mu muhezo, rubanda twebwe tumenya dute ibyavugiwe mu rubanza? Aransobanurira, ambwira ko ku musozo ubundi iyo barangije urubanza, barangije guca urubanza, bagiye kudusomera imyanzuro, bagiye gusomera imyanzuro abaregwa, urukiko rubwira abantu itariki ruzasomeraho. Icyo gihe biba urubanza ruba rufunguye kuri buri muntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo uru rubanza nibajya kurusoza, tuzajya mu rukiko twumve neza ibyo barezwe, twumve ingingo zose uko bagenda babiganira, babisoma. Imyanzuro y'urubanza tuzayumva kuko bizaba bikinguye kuri rubanda. Reka mbareke dukurikirane ikiganiro cyose, ukurikirane ikiganiro kugeza ku musozo, kuko ibi yabimbwiye ahagana ku musozo, ambwira iby'iki cyaha cyo kwica na detaye nyinshi tutari tuzi kuri uru rubanza, n'ibindi bishobora kuba kubera iki cyaha ukuntu kiremereye, n'ibindi byose bijyanye no gushyira mu muhezo urubanza. Hari n'ikindi kintu abantu bakunze kuvuga bati Barafinda ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibi byose namubajijeho, abimpamo, abinsobanurira mu magambo arambuye. Reka dukurikirane ikiganiro cyose. Nitwa Murangwa Faustin, mu avoka mu Rwanda. Naba maze imyaka 10 irenga 15 mu rugaga rw'abavoka. Ese bigenda bite kugira ngo urubanza rushyirwe mu muhezo? Kuko uru rubanza ruregwamo Barafinda Sekikubo Fred ndetse na Muchoma barushyize mu muhezo, bigenda bite ngo rushyirwe mu muhezo?
kugira ngo bavuge ko urubanza rushyirwa mu muhezo ni uko kuko biteganywa n'itegeko kuba mu by'ukuri ibivugirwamo bishobora guteza umutekano muke cyangwa se amakuru yavugirwamo ashobora guteza imvururu muri rubanda cyangwa se kuba hari ibintu wenda bijyanye n'amakuru y'ubwite y'abantu. Ibyo byose bishobora gutuma umucamanza cyangwa se umwe mu baburanyi abisaba cyangwa se n'umucamanza wenyine akaba yabyibwira. Noneho ni ibintu bisanzwe bibaho kuko ubushize nigeze kumva bavuga bati ni ibintu bisanzwe bibaho, ni ibintu biri rwose ni uko gusa atari ryo hame, kuko ihame ni uko urubanza rubera kuko ubundi bavuga ko urubanza ruburanishwa ku mugaragaro cyangwa se muri public, ariko rukaba rwajya mu muhezo kubera nyine izo mpamvu itegeko zateganyije bijyanye n'umutekano, bijyanye n'amakuru ashobora guteza inkuru cyangwa se amakuru ashobora kuba yavuga ku buzima bwite bw'abantu. hanyuma ubwo iyo rugiye mu muhezo twebwe rubanda ni gute tumenya ibyavugiwemo? Rubanda rero ukuntu baza kumenya ibyavugiwemo, kuko iri tegeko riravuga ngo nubwo urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ariko isomwa ryarwo ntabwo rishobora kubera umuhezo. Ni ukuvuga ngo mwebwe rubanda mumenya ibyavuyemo kubera ko urubanza rusomwa ka rubanda. Baravuga ngo tujye gusoma abantu ntibinjire. Igihe ni ukuvuga ngo urubanza hari igihe ruburanishwa hakagenwa itariki yo kuzarusoma. Iyo rero hagenwa itariki yo kuzarusoma, icyo gihe cyo kurusoma kigeze barusomera barusoma ku mugaragaro. Ariko ntabwo ari igihe urubanza rurangiye gusa, n'igihe bagiye gusoma umwanzuro uwo ari wo wose, wenda nk'iyi minsi 30 y'agateganyo nabwo bareka abantu bakaza bakabyumva. Igihe cyose bagiye gusoma umwanzuro w'urukiko bawusoma ku mugaragaro. Hanyuma ninde ubigiramo inyungu rero iyo bavuze ngo rugiye kubera mu muhezo? Ni ukuvuga ngo inyungu zishobora kuba iz'uruhande rumwe, nk'uko zishobora kuba ari inyungu z'ubutabera. Ni ukuvuga ngo zishobora kuba inyungu z'umuntu kubera ko uwo muntu adashaka yuko amakuru ye bwite ashyirwa ku karubanda, cyangwa se ashaka kugira ngo avuge ibintu adategwa cyangwa se atagira icyo yikanga, kubera ko amakuru ashaka gutanga ashobora kuba ari amakuru yenda atahuriye n'umutekano n'iki byose, bityo akaba yabitangaza adategwa. Ariko ashobora no kuba ari mu nyungu z'ubutabera, kugira ngo n'ibiriya byose bijyanye n'imidugararo bishobora gudateza umudugararo, ibidashobora kubangamira umutekano wa rubanda. Ibyo byose rwose bishobora kuba ari ibintu byafasha kugira ngo mu by'ukuri mu rwego rwo gutanga ubutabera, ndetse n'umucamanza akisanzura akabaza ibibazo byose ashaka kubera ko yumva nta kibazo kirimo. Kera nabonaga hari uburyo bashyiraga urubanza mu muhezo kubera ko wenda badashaka ko amakuru y'umutangabuhamya amenyekana cyangwa se uregwa, ahubwo hari ukuntu bahinaga amazina y'uwo muntu ariko bakareka abantu bagakurikirana urubanza. Ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibyo ni uburyo bumwe bwo gutuma badashyiraho umuhezo. Ariko iyo bafashe icyemezo cy'umuhezo, ni ubwo buryo baba babona bifuzaga gukoresha babona budashoboka, kuko ushobora guhina amazina y'umuntu ariko abantu bamubona bakamenya uwo ari we. Ushobora guhina amazina y'umuntu ariko bakumva inkuru
bakamenya bagahita bamenya ngo uyu nguyu nta wundi yaba ari we ni kanaka. hari n'ibyo bita kuniga ijwi, igisotinga voice. Ariko nabyo ni uburyo bwo kugira ngo urubanza rutajya mu muhezo, ariko iyo urukiko rubona yuko ibyo byose atari byo byatanga umuti, ahubwo ibyatanga umuti ari uko byakorerwa hajyamo umuhezo, bahita bashyira mu muhezo. Hanyuma ikindi kibazo nakubaza, uyu Muchoma we asanzwe ari n'umuhanzi, aba muri Amerika. Bigenda bite iyo umuntu wenda ibyo aregwa mu Rwanda Amerika ibona ko wenda atari icyaha? Bigenda bite? Ubushize wabituganirije ariko ongera ubitubwire neza, bigenda bite? Ni ukuvuga ngo amategeko ahana mu Rwanda, narakubwiye ubushize ngo ahana n'umunyamahanga wigendera ukoreye icyaha ku butaka bw'u Rwanda. Bityo rero niba bavuga ngo n'umunyamahanga wigendera, ni ukuvuga ngo buri muntu uwo ari we wese wakoreye icyaha ku butaka bw'u Rwanda aragihanirwa. Abo umunyamerika abe iki, binibwira yuko ibihugu byinshi birabikunda, ariko ntago politiki nubwo kenshi ijya hejuru y'ubutabera, ariko ntabwo isimbura ubutabera. Ntacyo bishobora gushyiraho pressure cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose ku butabera? Rwose nibwira yuko, reka dutekereze ko ari ibihuha, kubera ko ntabwo nibwira yuko ushobora kuvuga ngo icyaha cyo kwica ntabwo muri Amerika ari icyaha. Okay. Ubwo wenda n'amakuru tuba tutazi cyangwa se tudafite. Hanyuma kuri Barafinda, abantu benshi baratunguwe, bamwe bakavuga bati yagiye ajyanwa mu bigo ngororamuco, yavuga ingingo ze ubona ko bidahura, ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Bigenda bite ubundi amategeko abivugaho iki? Iyo umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe bigenda bitarakurikiranwa, amategeko abivugaho iki? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni ibintu biharirwa muganga wenyine, akaba ari we ushobora kugaragaza ko uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe gishobora gutuma adashobora kuburanishwa. Kuko umuntu wese ufite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo bivuga yuko mu by'ukuri adashobora kuburanishwa, kuko ari ibyo ngibyo. Ntabwo umuntu ufite any trauma ntabwo yagenda ngo aburanishwe, ubwo hari n'abantu benshi bakora ibyaha kubera ko bafite ari depressed cyangwa se afite trauma yini, akaba ariyo yabaye nk'imbarutso yo kugira ngo mu by'ukuri akore icyaha cyangwa akore ibyaha. Ariko ntabwo bivuze yuko mu by'ukuri adakurikirana. Rero ibyo ngibyo ni muganga wenyine ugenda akavuga ngo uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe gishobora gutuma adashobora kuburanishwa. Kuko igituma adashobora kuburanishwa ni uko ni ihame rivuga ngo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuburanishwa n'urukiko rubifitiye ububasha, afite uburenganzira bwo kwiregura. Iyo umuntu rero adashobora kumva, afite ikibazo cyo mu mutwe ku buryo adashobora kumva ibyo aregwa ngo abyiregureho, aho ngaho niho muganga wenyine niwe byatesha, akavuga ngo uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe kidashobora kumwemerera kwiregura. Niba rero Barafinda ari kuri urwo rwego byageze, urumva, muganga akaba yabigaragarije certificate, ntabwo nibwira ko umucamanza yabyanga, urumva. Ariko niba muganga yavuze ati nubwo yaba afite ikibazo cyo mu mutwe, nubwo hari ikibazo yenda tubona cyo mu mutwe yaba afite, nubwo haba hari precedent n'izi y'ibintu yaba yarakoze, ntabwo mu by'ukuri bimubuza kuba mu by'ukuri yaregwa ngo yiregure. Faustin Murangwa,
turagushimiye cyane kuri iki kiganiro kigufi tugiranye, wakoze kubw'umwanya wawe wigomwa. murakoze namwe. Ngayo nguko rero byose murabyumvise, ngushimire wowe wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Ubwo abantu mwese mwifuza amakuru arambuye kuri iyi nkuru, mwumvise ko mu gusoma umwanzuro w'urubanza bizaba biri kuri ku karubanda, umuntu wese azaba yemerewe kuza akumva imyanzuro y'urubanza, kuko niko itegeko ribigena nk'uko Faustin Murangwa amaze kubidusobanurira. Hari ibindi biganiro twagiranye na Faustin Murangwa, kandi hari n'ibindi biganiro byiza dukora kuri Rwanda Abroad, nakushishikariza ko wareba mu zindi video twakoze, ushobora kubonamo imwe wakunda. Ndagushimiye cyane kuba wabanye natwe, wakora subscribe ugasharinga ku bandi. Ciao, bye. Makuru. Noheri nziza. Amakuru. Amazing. It was my first time to see snow. It was my first time to drive in a big city like Chicago. I have so many impressive stories I want to tell you. This is my culture now. Pretty different looking. Portland is on the south side of the city. Every day, I see so many impressive stories around America. Hi, I'm Jennifer. I'm the on-site manager at the... Hey, I'm Rachel. My name is Richard Irakoze. I was born and raised in Africa. My job is driving. When I drive, I see so many impressive stories different to what I was used to see. Of course, I want to tell you these stories in my own words, in my own experience, in my own way of telling stories. Please consider subscribing to our YouTube channel so you can see the impressive stories I come across and I see every day when I drive around. Subscribing will help me to grow. Maraho. Amakuru. Something like that. I'm sorry. Yes, that's it. Okay, thank you.